hari Icyigoyi gicitse, hari Icyigoyi, hari ibibazo birangiye, hari amakuba arangiye, hari akaga Imana igukobwa we, hari akaga Imana igukuyemo wa mugabo we, hari akaga Imana igukuyemo wa mudamu, hari akaga Imana igukuyemo wa musore wowe uneze amatwi. Hari ibintu Imana ikoze mu buzima bwawe. Imana ikuremeye ishimwe, Imana ikuremeye umunezero, Imana irakurwaniriye, Imana ikurwanyeho ndetse iragutoresha waza Aliforia ashika ya winima. Imana ikugiriye neza mu izina ya Yesu. Imana iragukije, acira gukira muri ibyo bibazo byose. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwihindurijwe n'amakuba n'intambara n'ibibazo, ariko Imana ngo ibaye mu ruhande rwawe. Mwene data mukundwa, ntabwo nsa kaga n'ingorane ufite, ntabwo nsa ibizago n'amakuba uhuye nabyo, ariko Imana ibaye mu ruhande rwawe ndetse irakurengeye. Ciza hasi eno meneshaza Aliforia. Imana ije kugukiza, Imana ije kugutabara, Imana ije kugukura muri ayo maboko yari yarakugundiriye ndetse akagufata. Imana irengeye ubuzima bwawe, amazi yihindurije, ibibazo byihindurije, ngorane zihindurije. Imana ije kuzigukiza mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wawe. Ku murongo wa 6 aravuze ngo Uwiteka himbazwe. Imana ishimwe. Uyu noneho hageze mu gihe cyo gushima. Uwiteka himbazwe utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yawe. Himbazwe. Iyaba Uwiteka rigeze adutanga ngo tube umuhigo w'ibyo byaduhigaga. Yesu ashimwe cyane bakunzi bisarura 12 TV. Amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Afrika muri rusange, abari mu mahanga ya kure ndetse n'amahanga ya hafi. Yesu abahe umugisha kandi abanezeza, abari muri Amerika, abari mu Burayi ndetse n'abari muri Aziya. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana imaye ishize ku mutima wanjye muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe cya none. Ni ijambo rije ryuzuye amagambo y'ihumure kuri wowe warumaranye iminsi imibabaro ndetse n'agahinda. Reka dushime Imana hama dusome iri jambo. Turagushimiye nanone Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira uko bwije nuko bukeye. Aka kanya tukweretse mwene data mushiki wacu uyu uduteza amatwi kuri mikoro. Mwami Imana iri mu ijuru ndetse n'imbere ya kamera y'isarura 12 TV. Yesu amuha umugisha kandi amuhagarareho mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome iri jambo dusanga muri Zaburi y'124 umurongo waho. Turahera ku murongo waho wa 2. Haravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaratembye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Imana itugirire neza. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu Icyigoyi, cy'umugoyi. Icyigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Imana itugirire ubuntu cyane. Bakundwa nshuti z'umusaraba bisarura 12 TV, nagira ngo matangarize ngo Imana ibaye mu ruhande rwawe. Tushimiye Imana kwije kuba mu ruhande rwawe. Uyu mwanditsi aravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe ndetse tuba twaramizwe bunguri tukiri bazima. Ariko dushimiye ko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Imana yabaye mu ruhande rwawe, Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Imana ije kuba mu ruhande rwawe. Nubwo hari umujinya w'ibyacanwe kuri wowe, Imana yaravuze ngo iri mu ruhande rwawe, ntacyo bizagutwara. Nubwo hari ibyaguhagurukiye, nubwo hari abantu baguhagurukiye, hari intambara zaguhagurukiye zihagurukira mu bantu, ariko Imana ivuganye nawe yuko izo ntambara ntacyo zigiye kugutwara. Nubwo umujinya wabo wacanwe kuri wowe, Imana ije kugutabara. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Haravuze ngo iyaba baratumize bunguru tukiri bazima, umujinya w'ibyakurwanyije, iyaba Uwiteka atari we wahabaye. Umva, umujinya
baba baranakumize bunguri, ahawe ntihaba hacibukwa. Rero bivuze ko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Imana yabaye mu ruhande rwawe cyagiye, iravuze ngo ije no kuba mu ruhande rwawe muri iki gihe cya none. Humura, Imana igufitiye imbabazi, igufitiye ubutabazi, izakurengera. Nubwo hari ibintu wabonaga ari amakuba, ari incamugongo, izo nkuru ari incamugongo, ariko Imana yavuze ngo iri mu ruhande rwawe. Humura, ntacyo ugiye kuba. Nubwo hari umujinya wacanywe ku buzima bwawe ndetse ukanahagurukirwa, ariko ntacyo ugiye kuba, nta n'icyo uzanaba. Imana iri mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Baba baratumize bunguri ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Imana itugire neza. Umurongo wa 4 avuze ngo amazi aba yaratembye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Ibibazo, iyo tuvuze amazi tuba tuvuze ibibazo. Iyo tuvuze amazi tuba tuvuze ingorane. Iyo tuvuze amazi tuba tuvuze ibyago bikomeye. Amazi aba yaratembye, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Isuri igeranwa n'ibintu by'umwanda byibi, nubanga ibibazo by'umwanda bikomeye biba byaragutemzeho, ariko Uwiteka ahimbazwe kuko atigeze kugutanga ngo ube nk'umuhigo w'amenyo yabo. Imana yarakurinze kandi iracyakomeje kukurinda, izanakurinda ikurengere mu izina rya Yesu. Wowe dukurikiranye ku Isarura 12, ijambo riravuga ngo Uwiteka bujya yabaye mu ruhande rwawe. Nubwo wabonye uhura na byinshi, wahuye n'inkubi z'ibintu byinshi, ariko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Kandi inepa ya Efada, Imana ikomeje kuba mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wawe. Ku murongo wa 5 avuze ngo amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Nuvuga ngo amazi, iyo bavuze amazi yihindurije, wibutse cyagiye Yesu ubwo yari ari kumwe n'abigishwa bagiye hakurya y'inyanja. Bageze mu nyanja, inyanja yihindurije, inyanja irazikuka, izana umuyaga, hazamo umuraba, ishuheri iba nyinshi, ndetse ngo benda gurengerwa nuko inyanja yihindurije. Nawe birashoboka ko ubuzima bwawe bwihindurijwe n'amakuba n'intambara n'ibibazo, ariko Imana ngo ibaye mu ruhande rwawe. Mwene data mukundwa, ntabwo nza kaga n'ingorane ufite, ntabwo nza ibyago n'amakuba uhuye nabyo, ariko Imana ibaye mu ruhande rwawe ndetse irakurengeye, ije kugukiza. Hasi eno meneshaza riforia, Imana ije kugukiza, Imana ije kugutabara, Imana ije kugukura muri ayo maboko yari yarakugundiriye ndetse akagufata. Imana irengeye ubuzima bwawe. Amazi yihindurije, ibibazo byihindurije, ingorane zihindurije, Imana ije kuzigukiza mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ijambo rikomeye ku murongo wa 6 aravuze ngo Uwiteka himbazwe. Imana ishimwe. Uyu noneho hageze mu gihe cyo gushima. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Uwiteka himbazwe. Iyaba Uwiteka rigeze adutanga ngo tube umuhigo w'ibyo byaduhigaga. Ibuka ibintu byaguhize, Imana yagukijije. Ibuka amakuba yakugenzeho, Imana yagukijije. Uwiteka himbazwe yuko utatanzwe ngo umuhigo w'ayo makuba, muhigo w'ibyo bibazo, umuhigo wa bwa bukene abantu bakuzi utinzemo, umuhigo wa zandwara abantu bazi uko zizakwica, umuhigo wa biriya byose. Imana ngo ntabwo igutanze, nta nubwo igiye kugutanga. Imana ibishimirwe, ntabwo igutanze mu izina rya Yesu. Hariya wibwiraga ko Imana yakuretse ndetse yagutanze, ariko nyamara ntabwo Uwiteka abihimbarizwe, ntabwo yigeze agutanga nk'uko wabonaga uri muri ayo makuba. Imana ishimwe. Umurongo wa 7 aravuze ngo ubwo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi, iki cy'umugoyi, ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Ubugingo bwacu, haleluya. Reka tuvuga ku ubugingo bwacu burakize, bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi, ikigoyi cy'umugoyi. Mwene data, ubugingo bwawe Imana ibukuye muri kakaga, ibukuye muri ya maganya, ibukuye muri ya makuba, hamwe wahoraga uririra, hamwe wahoraga wiganyirira. Ubugingo bwawe Imana irabukijije. Imana igukuye muri ako kaga, igukuye muri izo ngorane. Mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, ubugingo bwawe Imana irabukijije nk'uko ikigoyi, inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi.
Imana ishimwe. Nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi, hari ikigoyi gicitse, hari ibintu birangiye, hari ubuzima uvuyemo, hari ubuzima Imana igukuyemo, hari ubuzima Imana iguteruyemo, ubuzima bw'amarira Imana ibugukuyemo, icyo kigoyi Imana iragiciye. Hari ibintu Imana irangije, hari ibintu Imana ihaye ramvuwaye isohoye mu buzima bwawe kugira ngo igutabare kandi igukize. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ngo nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi, ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo tugize gute? Turakize. Mutangariza ubuzima bwawe uvuge ngo kino kigoyi, buno buzima burasezerewe, Imana ibunguyemo, ubuzima buracitse, ntibuzongera kumbaho bungora. Hari ibintu Imana isoje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ngo ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira, Imana itugirire ubuntu cyane. Hari ibintu Imana igukijije cya kigoyi, igukijije ya makuba, igukijije za ngorane, igukijije cya gisebo, igukijije ya magambo, igukijije bwa bukene, Imana igukijije za ndwara, igukijije cya kibengero utinzemo. Icyo kigoyi cyo gutinda mu kibengero kiracitse. Icyo kigoyi cyo kukotagoresha ubukwe ngo ushakwe nawe utere imbere, Imana icyo kigoyi kigukuyemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mukundwa mwene data, wewe warunkurikiranye, hari ibintu Imana irangije, hari ibintu Imana ikoze, hari ibintu bitangaje Imana ikoze bitabarika, Imana yabere bahungisha. Aya magambo niyo magambo niyumvagamo kubabwira, avuga ngo hari ikigoyi gicitse, hari ikigoyi, hari ibibazo birangiye, hari amakuba arangiye, hari akaga Imana igukuyemo wa mukobwa we, hari akaga Imana igukuyemo wa mugabo we, hari akaga Imana igukuyemo wa mudamu, hari akaga Imana igukuyemo wa musore. Wowe uneze amatwi, hari ibintu Imana ikoze, hari ibitangaza Imana ikoze mu buzima bwawe. Imana ikuremeye ishimwe, Imana ikuremeye umunezero, Imana irakurwaniriye, Imana ikurwanyeho ndetse iragutabaye. Repone shawaza riforia ashika ya winima, Imana ikugiriye neza mu izina ya Yesu. Imana iragukijije, acira gukira muri ibyo bibazo byose wari urimo. Reka dushime dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye Mwami Yesu, Mwana w'intama w'Imana isumba byose nzima. Iri jambo ry'umwanditsi wa Zaburi riravuze ngo iyo Uwiteka utarari wowe wari uri mu ruhande rwacu, ubwo ababisha abantu baduhagurukiraga tubize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe rwose, amazi aba yaratembye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Nuhabwe icyubahiro Nyiringabo Imana, ko hari ibibazo bidatembye kuri mwene data, ko hari ingorane zitamuheranye, ko hari akaga katamuheranye. Buno burwayi urabumukijije, buno bukene bumukuyemo, buno bushomeri urabusoje mu izina rya Kristo Yesu. Muhaye icyerekezo cy'ubuzima mu mbaraga n'umwuka wera. Imana ikoze bikomeye, ingumbu ihaye kubyara mu mbaraga n'umwuka wera. Uyu wari ubenzwe umuhaye kubengukwa, uyu utashakaga umuhaye gushaka, abo batakoreshaga ubukwe burabaye. Imana ikoze ibitangaza mu izina rya Yesu. Uyu munyamarira amarira uramuhojeje, niwe muhoza abo barira bose. Ikiganza cyawe nema yashiriwe iriho ibaye ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom.